ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe nshuti mwene data dukomeje kwigana ijambo ry'Imana ahantu hambere tubonera imbaraga yo kubaho dutsinda icyaha gikomeje kuganza imibereho y'abantu batandukanye dukomeje gusanga abantu benshi bihebye bitewe n'ingaruka z'icyaha byabakoze ndetse n'imibereho yabo bananiwe guhindura nibyo bikomeje batsinda bakabaho mu mibereho yo kubabara. Nshuti mwene data huguka hanyuma muri uyu mwanya dukomeze twigane ijambo ry'Imana. Uribuka ko turi kwiga ijambo ry'Imana dusoma amahame 95 yo gutsindishirizwa. Turi ku cyigisho cya 6 kwihana. Uribuka ko twize icyigisho cya mbere cyo gutsindishirizwa. Icyigisho cya mbere cyo gutsindishirizwa cyatugaragariza ko nta hantu na hamwe dushobora kubona gutsindishirizwa atari muri Yesu Kristo. Umukristo wakiriye Yesu by'ukuri gutsindishirizwa kubonerwa muri we. Icyigisho cya kabiri cyari icyigisho cyiza cyane gusobanukirwa icyaha. Umuntu avuka akunda icyaha akabaho akunda icyaha ariko yamara kwakira ijwi rya Mwuka Wera akariha agaciro rikamusobanurira uko akwiriye kubaho atandukanye n'icyaha. Nubwo cyamubaho ariko akabasha no kumenya uburyo ashobora kugikira, agasanga Yesu akamubwira ati ndemera icyaha cyanjye nuko mbera wowe umutsindishiriza wanjye, nuko akabasha gutsinda icyaha. Icyigisho cya gatatu cyari ukwizera. Kwizera nyakuri, kwizera atari kwa kundi k'umuntu ahora aririmba ngo baciye mu nyanja itukura, babashe kuva mu itanura ry'umuriro, bavuye mu rwobo rw'intara, ahubwo agasobanukirwa n'urukundo rw'Imana kandi rwo rukora ibikwiriye mu gihe cyabyo. Nuko rero nshuti mu kwizera twize twasobanukiwe ko kwizera nyakuri gutegereza ubushake bw'Imana, kugasobanukirwa ko mu bushake bw'Imana ashobora no kuzabamo kubambwa ucuritswe, guterwa amabuye ndetse no gugatwa igihanga. Kuko kwizera twize urukundo rw'Imana rwatangaje. Tuti mwene data twize icyigisho cyiza cyane cya 4 kwitanga nyakuri, kwitanga gukura umuntu mu byaha bya bindi yakoraga bikamunezeza. Ibyaha bitandukanye twarebye hano mu Bagalati igice cyaho cya 5 umurongo wa 19 kugera 22. Dusobanukirwa ko iyo umuntu amajije gusobanukirwa icyaha akirinda akemera no kwitanga, akemera kwitanga byandi byamunezezaga, bya yakoraga akumva aranyuzwe ananezerewe, akitanga akabivamo. Kuko kwitanga nyakuri akakira imbuto nziza zibonerwa hariya mu Bagalatiya n'ubundi igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Akabana n'Imana umunsi ku wundi, ibyo akora, ibyo avuga, imigendere yose ikagaragaza ko yitanze, yakira Imana ngo iyobore imibereho ye ndetse n'inyungu yakuraga mu cyaha zose akazizibukira. Twize icyigisho cyiza cya 5 guhinduka nyakuri, guhindura imibereho. Nihabeho guhinduka kuzatuma umuntu yicuza imibereho ye yahashize hanyuma ngo yifuze kwisubiramo, ahubwo ni guhindura imibereho ikayoborwa na Kristo aho gukomeza kuyoborwa na kamere yo gukora icyaha. Icyigisho cyiza cyane cya 5 cyo guhinduka cyadusobanuriye ko umuntu wahindutse by'ukuri imigambi yo mu ijuru na gahunda yo mu ijuru ari yashyira imbere hanyuma akaba ari yakurikiza, niyishyirireho urufatiro rwo kwizera, ahubwo akemera kubana n'Imana umunsi ku wundi, ibikorwa akora, amagambo avuga n'ibyo ateganya byose akayoborwa n'Imana yonyine, ndetse niyo gahunda y'ijuru ibikenewe mu mibereho ya buri munsi. Nshuti mwene data rero tugeze ku cyigisho cya 6 kwihana bivugwa na benshi, bigaragazwa na benshi, bisabwa na benshi, ariko se ababikora ni bangahe? Ubigeraho ninde? Abigeraho gute? Muri iki cyigisho cya 6 cyo kwihana twasoje ejo hashize ihame rya 27 ryiza cyane ryatubwiraga ngo kwihana ni ukugira agahinda kuko wakoze icyaha. Nshuti rabyibuka, kwihana ni ukugira agahinda kuko wakoze icyaha. Ariko none twasobanukiwe ko hari abantu benshi bihana byanikize ari ukugira ngo babashe gukira akaga kari kabasatiriye k'ibyaha bakoze.
uko rero siko kwihana Bibiliya yigisha. Murabyibuka ko twabibonye mu gitabo cyo kugana Yesu mu cyigisho cyo kwihana, dusobanukirwa uburyo umuntu akwiriye kwihana. Ati kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko ntawareka ibyaha atiyumvise mu bubi bwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka by'ukuri. Hariho benshi bayoborwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye, bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka z'ibyaha byabo. Uko rero siko kwihana Bibiliya yigisha. Ahubwo twasobanukiwe ko kwihana umuntu agomba kukubona nk'impano, kandi akabanza akemera icyaha cye, akabazwa n'icyaha cye. Hanyuma nk'uko iyi nsanganyamatsiko y'ihame rya 27 bivuga ngo kwihana ni ukugira agahinda kuko wakoze icyaha. Umuntu yamara kugira agahinda kuko yakoze icyaha, hanyuma akagicikaho. Nuko rero agasobanukirwa ko kwihana ari impano. Bityo rero agahinda kuko wakoze icyaha no kukireka nabyo bigomba kuba impano ivuye kuri Yesu Kristo, tubonera muri Mwuka Wera, ari we twizera, ubasha kudusobanurira ibikwiriye byo gukiranuka. Mwene data, huguka nanjye muguke, Mwuka Wera akomeze kutuyobora muri uyu mwanya. Dukomeze twiga ihame rya 28. Ariko mbere yuko turikomeza, twicishe bugufi, twubaha Imana, dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, mwungeri w'ubugingo bwacu, turagushimiye urukundo rwawe tugaragariza umunsi ku wundi, uko bwije nuko bukeye. Komeza kutwereka ineza yawe, tukarama kugira ngo dusobanukirwe urukundo rwawe biruseho, bityo ubwo uzaza tuzahagarara imbere yawe tudatsinzwe n'urubanza. Mwami, uyu ni umwanya mwiza tugize wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Ntabaritwe nubwo bucya bukira ntacyo twiyungura, ahubwo uyu munsi tugira icyo twiyungura kitubashisha gutsinda icyaha. Tugiye kwiga ihame ryo gusobanukirwa uburyo twakwihana icyaha. Ubane natwe, Mwuka Wera dusobanurire, tuze gusoza twungutse byinshi bidufasha muri imibereho yacu buri munsi. Mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka aduhire mwene data. Muri umwanya rero nkwaye ikaze ngo ukomeze kubana natwe twiga ijambo ry'Imana. Bavandimwe, dukomereje ku ihame rya 28. Ntitubanza guhindura imibereho yacu kugira ngo tubashe gusanga Kristo. Tumusanga uko turi, akaba ari uhindura imibereho yacu. Umunsi umwe umuforomokazi yansuye mu biro, maze arambwira ati, ndambiwe imibereho yanjye, nzi neza ko nkeneye Kristo, ndashaka kumusanga, mushobora kubimfashamo? Bene ibyo nibyo bihe binezeza rwose umupasiteri. Sinabuze rero kumubwira nti, nta gushidikanya, wowe uyegere gusa mu masengesho, uyisabe kukubabarira ibyaha byawe ndetse no kuyobora imibereho yawe. Ndetse dushobora no guhita tubikora nonaha. Nuko aravuga ati, oya, buretse gato, hari gahunda mfite mu mpera z'icyumweru. Ambwira iby'imigambi ye. Yateganyaga gusohokana n'umugabo w'undi mugore. Yashakaga kwegera Kristo, ariko ntiyashakaga guhindura gahunda ye yo mu mpera z'icyo cyumweru. Kandi ubwo byari kuwa gatanu w'isabato nyuma ya saa sita. Ndamubwira nti, ushobora gusanga Yesu ukuri. Ushobora gusanga Yesu ukuri. Si ngombwa guhindura gahunda yawe ngo ubone gusanga Yesu. Musanga ukuri, iby'imigambi yawe azabyishingira. Nuko arambwira ati, ibyo bintu nibyo. Ese ninde wari mukuri? Yagombaga se guhindura imigambi yari afite mu mpera z'icyo cyumweru akabona gusanga Kristo? Nanone se Yesu we yari kumwakira afite gahunda? Mbese mwe mubitekerezaho iki? Muri Yeremiya ibice 3 umurongo wa 13 havuga ngo, icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye kuwiteka Imana yawe. Mu bigaragara uyu muforomokazi yari yakigezeho. Yari azi ko akora nabi
igihe yaringanizaga iriya gahunda yo mu mpera z'icyumweru, nyamara ntiyari yiteguye kubireka. Mbese kwihana kubaho gute? Mbese tujya kuri Kristo kugira ngo twihane, cyangwa turihana kugira ngo dusange Kristo? Akenshi natwe tuba nk'umugabo wari ufite imodoka yarapfuye ihoni, yagiye mu igaraje kugira ngo arikoreshe, maze asanga ku muryango icyapa cyanditseho ngo vuza ihoni niba wifuza umukanishi. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, mu cyigisho cyitwa kwihana, gisobanura uburyo umuntu yava muri urwo rujijo. Aha nyine niho benshi bibeshyera, bikabatesha amahirwe Yesu yifuza kubaha. Bibwira ko badashobora gusanga Yesu batari bihana, kandi ko kwihana kubanziriza kubabarirwa ibyaha. Nibyo koko, kwihana kubanzirizwa kubabarirwa ibyaha, kuko umutima uciye bugufi kandi umenetse niwo gusa wifuza umukiza. Ariko se umunyabyaha agomba gutekereza kwihana mbere yo gusanga Yesu? Kuba atarihana byaba inzitizi yabuza umunyabyaha gusanga umukiza we. Reba ku rupapuro rwa 19 rw'icyo gitabo. Igisubizo cy'iki kibazo tugisanga ku rupapuro rukurikira: ntibishoboka kwihana umutima udakanguwe n'Umwuka Wera, nk'uko bidashoboka kubabarirwa udafite Yesu Kristo. Kwihana si umurimo, ahubwo ni impano. Kugira ngo twakire impano, mbere na mbere tugomba gusanga uwitanga. None rero, niba uri umuforomokazi wifuza ikintu cy'agahozo mu mibereho yawe, kuwa gatanu nimugoroba, ariko ukumva utishoboje guhindura gahunda yawe yo mu mpera y'icyo cyumweru, ushobora gusanga Yesu ukuri. Mu gihe utamufite, ntuzabasha na rimwe guhindura imibereho yawe y'icyaha. Ariko numusanga, azaguha kwihana, imbabazi n'ubuntu ngo ubashe kunesha, kuzakubashisha gukora ibimunezeza. Uruhare rwawe ni ukumwegera no gukomeza kwakira impano aguha. Amen. Imana iduhane umugisha. Kwihana nshuti mwene data, turasobanukirwa ko rero ko umuntu yihana amaze kwakira Mwuka Wera. Yihana yaremeye kubana na Yesu, akabana na Yesu mu buryo bwo kwizera, kuko kubana na Yesu ntabwo umuntu abyigezaho, nk'uko twabibonye hariya mu Kugana Yesu. Nkuko twagiye tubisomerwa, twabonye ko mu Kugana Yesu mu magambo yanditswemo bigaragaza ko Bibiliya ivuga ko umuntu yemera gusanga Yesu ukuri. Ni muza hondi mwese abarushye n'abaremerewe, ndabaruhura. Ni Yesu wabyivugiye muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 28. Bisobanuye ko rero umuntu ingorane afite mu mutima we, ingorane z'icyaha zamurembeje, agomba gusanga Yesu igihe yumvise ijambo yaba rivuzwe n'abumubwiriza cyangwa asomye muri Bibiliya, hanyuma agatsindwa n'icyaha. Cya kindi cyari cyaramugize imbata, cya kindi cyari cyaramuganjije, imibereho yarahindutse yo gukunda icyaha. Icyo gihe yamaze gutsindwa, aremera akakira Yesu mu kwizera, akaba ari we mubashisha gutsinda icyaha. Nkuko rero byari bigendekeye uriya muforomokazi, nkuko twabyumvise mushiki wacu ari kubitubwira, bigaragara ko uriya muforomokazi yabashije gusobanukirwa ko atsinzwe n'icyaha, ariko hari ikintu kimwe atagezeho. Nkuko nanone Yesu yabivuze, hari abantu bakira ijambo ry'Imana rikamera nk'iriguye mu kara. Nkuko tubisoma mu migani ya Kristo, agaragaza neza ko umuntu ashobora kumva ijambo ry'Imana akarikunda, ariko nyamara rikamera nk'iriguye ku kara. Ku kara ni ku butaka bukomeye, akumva rya jambo yakabaye rimukiza, ahubwo kwa kugira irari ry'ibyisi, bya bindi yumva afitemo indonke, akumva afitemo inyungu z'amafaranga, umunezero w'iyi si. Hanyuma ibyo ngibyo bikaza bikaba urukuta cyangwa igihu cyo gutuma rya jambo ry'Imana ridahama mu mutima we. Ugasanga rero
cya kindi cyari gukurikiraho cyo gutsindishirizwa no kubabarirwa ibyaha ntago kigezweho. Bisobanuye ko rero kugira ngo umuntu abashe kugera ku kubabarirwa ibyaha no kwihana nyakuri, agomba kwemera kwakira Yesu nk'umukiza we, agomba kwemera kuba umwana w'Imana. Hanyuma mu byo akora byose, mu byo avuga byose, yambaraga ya Kristo ikaba ari imubashisha kumugeza ku kwihana nyakuri no kugira imibereho yo gukiranuka. Iri ni ihame rero ryari rya 28. Ihame rya 28 rivuga ati nitubanza guhindura imibereho yacu kugira ngo tubashe gusanga Kristo. Bisobanuye ko rero uko turi kose, ibyaha byacu, imibereho yacu uko turi kose, iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana dusanga Yesu uko turi. Dusanga Yesu uko turi, hanyuma Yesu we afite ubushobozi bwo kudukuraho ya kamere y'icyaha, ya kamere y'umujinya, ya kamere yo kuvuga nabi, ya kamere yo gutukana, ya kamere y'ubusambanyi, ya kamere y'ubusinzi, ya kamere y'ubujura. Ibyaha byose uko byaba bimeze kose, Yesu aratubashisha kuko tumusanze uko turi. Niwe wenyine uhindura imibereho yacu. Bunamahoro rero bikomeze kubana nawe. Tuzakomeza ejo twiga ihame rya 29. Wari uri kumwe na Daniel Bibindi afatanije na Murebwayire Domina. Tuzakomeza ejo, ariko mbere yaho reka dusoze dusenga. Uwiteka Mana ikomeye, mwungere ubugingo bwacu, tugushimira urukundo rwawe. Udusobanuriye ko tugomba kugusanga uko turi. Tugusanga uko turi, hanyuma imbaraga yawe ikiza ikaba ari yitweza, nuko duhe gutsindwa dutsindishirizwe nawe. Unamahari ibyo bikomeza kutuyobora umunsi ku wundi, mu izina rya Yesu. Amen.